twasize mama w'umusore ahangaha ari kuba yarira avuga ati ntago nakizera ko ibingibi mwabikoze, ati ntago ndi kuba nakizera ko ibingibi rwose biri kuba byaba ku muhungu wanjye Samu. Ahangaha we n'inshoreke yiwe baje kuba barwana n'urugi, ndetse uyu mukobwa muyoboke bamwise Tia, ndetse bafungura rwa rugi ariko umwotsi cyangwa se umwuka wari wamaze kuba mwinshi. Mama yahise yinjiramo na muganga we ndetse na Tia bajya kuba basohoramo cya kigabo cy'ikigome cya Samu, ndetse koko cyari kizima cyatangiye kuba cyakorora. Muganga arababwira ati ariko buriya ati murumva mugira umutima. Umukobwa wacu ahangaha nawe yari ari kuba yareba umuhungu, mama wiwe niko kuba yaza amusunika amubwira ati windebera umwana ndakwinginze. Mama w'umusore Samu yahise aza yitambika arababwira ati ntabwo ari bo mwumvishe rwose, ati ni njyewe. Kumbe bamwe baba bashinzwe gutwika imirambo. Yahise aza yirukanka avuga ati se ibi bintu ko mubyihutishije tuburiye uwo muntu atararangiye. Umukobwa niko kuba yambwira ati ntabwo birarangira, mufata umusubizemo, ati bize kuba byarangira neza. Mama niko kuba yakitambika avuga ati ndabica, ati nihagira uwongera kuba yagerageza gukora ku mwana wanjye ati ndamwica rwose ndarwana. Umukobwa niko kuba yatangira kuba yambwira ati ariko mama ati byagiye biba byagiye. Umumama ati ngenda binginze, ati ndabasabye ntimwongere kuba mwankorera ku mwana rwose, ati mumurekere amahoro yiwe. Ahangaha umukobwa wacu nyiramwiza yari gukomeza abwira umukecuru ati ibyo ngibyo bireke byarangiye, ati reka ababishinzwe babikore, bibutse urwishe yambwa ruracyayirimo, ndetse uwagerageje kuba yakica cyangwa se yakiyahura muba mugomba kuba mwamureka agakomeza agafata umwanzuro yahisemo. Reka mbibutse gukora subscribe ku bantu batarayikora, ndetse mujye muri comment mutubwire ukuntu muri kwa mwabona iyi nkuru yacu irimo Samu na nyiramwiza. Niba yabashimishije muze kuba mwadushyirira imitima muri comment mutange n'igitekerezo, ndetse mutibagiye kuba mwadukandira kuri like no kudukorera share ku bantu banyu. Bibutse uyu muryango ukunda amafaranga kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Icyo bageragezaga kuba bavuga umukobwa akabereka amafaranga yahitaga amera nk'ubaguze cyangwa se nk'ubacecekesheje. Umukobwa yarababwiye ati ntabwo twongera kuba twatwika umusore. Umugore hano niko kwishima. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko ejo ni ikiriye, ati ni umunsi w'ikiriye, umwana wawe tugomba kuba twamushyingura rwose agataha mu mahoro. Ahangaha rwose murabizi ngo ryarihimwa n'indyamirizi, ndetse icyo ushaka amata ngo aba agomba kuba yaguranwa itabi. Umukobwa yakomeje abwira mama w'umusore ahangaha ati ariko mbanze mufite ikintu muri kuba mwampisha kugeza muri aka kanya nkaba ntarakimenya, ati ahubwo rero ati ndatekereza mugomba kuba mwakicunga rwose mukanitwararika. Umukecuru agiye kuvuga twinshi, umukobwa niko kuba yakongera yamwereka ya karita, ndetse mwibuke yari ari kumubwira ko ya nzu iwawe yayigurishije, ndetse iyi karita iriho amafaranga miliyoni 5. Umukobwa niko gutangira kuba yambwira ati se n'ubu ngubu uracyahakana, ati password ndatekereza cyangwa se kode y'ikarita ati uzaba wayihabwa ejo, ati icyo ugomba kuba wakora wowe ati ntukureka ikiriyo kikaba cy'umusore wawe. Wa mukobwa ati yagiye kuvuga nyirabukwe niko kuba yamukubita aramubwira ati ariko wowe igihe umwana muzima ari kuvuga wagiye uceceka akabanza yavuga, ati ntugace abantu bakuru mu ijambo wakana we. Disi mama w'umusore ahangaha iyo byabaga bigeze ku mafaranga nawe yabaga ari kwica amagini, ndetse murabizi ngaho ari kubiserira horoshya. Umukobwa yamukubise ikarita ahangaha arangije aramubwira ati izo ngizo ubu ngubu ufite mu ntoki zawe ati ni miliyoni 5. Umukecuru niko kuba yafata ikarita arangije aravuga ati umuhungu wanjye ati reka mbe mujyanye ahantu rwose babika imirambi ikabikonja, ati ibindi tuzabikurikirana ejo. Umukecuru niko kuba yasunika umuhungu we. Bibutse ibingibi byose biri kuba byaba ni umururumba w'amafaranga gusa. Ese umuntu abayeho afite amafaranga makeya ntabwo yabasha kuba yayakoresha agakomeza akabaho? Ariko ndebera, iki ni igitekerezo cy'ubugoryi ndetse n'ubusazi cyane cyatumye uyu mukecuru ugira ubugugu ndetse n'umuhungu we bakunda amafaranga, none bigejeje kubaho bari kuba bakina imikino ngo yarapfuye kandi ari muzima. Ndetse Samu nawe bamuzanye aho baba bagomba kuba babika imirambo ngo ibe yakonja. Ese muratekereza uyu musore uri kuba yakikinisha ngo yarapfuye ari buze kuba yarakoka ibingibi biraza kuba byarangira amahoro? Mama yasigaye ahangaha yibwejaguza cyangwa se yiriza avuga ati sintekereza ko umwana wanjye
ati ndi kuba namubura muri ibi bihe. Ati se urabona bimeze neza kuba wabura umuntu wakundaga? Mwibuke ibi byose byabaye dutangira inkuru yacu, umukobwa ari kuba yasunika ikigare ndetse abaye mu buzima bubi, bigaragare ko ari umuntu wari ubashije kuba yari umukire, ariko bikaza kurangira isi mwibiyubikiyeho. Niyo mpamvu bakubwira ngo burya nujya guhemuka jya ubanza utekereze kabiri cyangwa gatatu, ndetse witegereze n'uwo ugiye guhemukira. Uyu mugabo Samu byose ari kuba yacamo byose ni ubugugu bwo kuba yaraciye inyuma uyu mukobwa, ndetse akaba yajya kuba yatekereza ko yapfuye, ndetse agashyiraho urupfu rwe rw'iwe rwa fabrikano, akabeshya abantu ko yapfuye rwose. Uyu mukobwa akaba yarishyuye ideni ryiwe ry'amafaranga miliyoni 5. None kugeza kuri iyi saha cyangwa se kugeza kuri uyu munsi wa none, umusore bari kuba bamugaragaza agati, ndetse ejo ngo hazaba ikiriyo cyiwe, ndetse azaba ari we munsi wa nyuma bagombaga kuba bamushyinguriraho, akaba yajya mu butaka, ibyiwe bikaba birarangiye. Tiya wahangaha ntabwo yari ari kubyumva, ariko mama w'umusore akamubwira ati wowe tegereza uraza kuba wareba. Ati burya ibintu byose birya bihanganye, abarambirije bagiye. Ahangaha bakomezaga gutongana kuba bari hano. Umukobwa niko kuba yababwira ati mwebwe mutahe, ati njye ndaza kuba ndahangaha rwose. Barakwereka nyiramwiza wacu nk'uko yabivuze yasigaye aho ngaho. Kumbe bamwe bari batashye, bigaragare ko nabo bari bafite gahunda cyangwa se imikino bibereyemo. Umugoroba warageze baragaruka. Kumbe ahangaha umukobwa nawe yari yasinziye yaguye kawa rwose. Mama w'umusore nawe niko kuza nyomboka kugera ahangaha. Wa mukobwa ati yakubita ukuguru ku ntebe yari iratangira kuba yasakuza. Mama niko kuvuga ati iki gikobwa ubundi ati si cyo kiri kubaneza. Kumbe umukobwa wacu yatangiye kuba yareba hirya no hino, ndetse bigaragare ko nawe yari acungeye maso, kuko ntabwo waba waryamiriye uyu muntu ngo ube wasinzira. Mama niko kuba yahindukira abwira ati gake gake, ati genda gake wacyana we. Kumbe nyiramwiza wacu nawe yabaye umusirikare, yari ari kubareba gatanu kuri kagenzi kako rwose. Mama niko kuza ahangaha nyomboka, bigaragare ko yarazaniye umwana imyenda yiwe. Kumbe mama gushyira hano ukuboko ngo atangire kuba yafungura, hari uwaje ahangaha atangira kuba yamukoraho amubaza ati se mama, ati kubera iki uri ahangaha? Ati muri uyu mugoroba uri mu biki ahangaha? Umukecuru niko kuba yahindukira, arangije nati aho ngaho batangira kuba bakisetswa. Umukecuru atangira kuba yabwira umugore ati ndatekereza umwana wanjye yagiye kandi yarigeze kuba yakwitaho. Ati rero ni njye n'umukobwa ati twari tukuzaniye ibiryo, ati ngo ube warya, ndatekereza ntabwo wariye kare. Nyiramwiza niko kuba yabitegereza, arangije arababwira ati murakoze rwose. Ati se ahubwo kubera iki mwazanye ibiryo byinshi? Bigaragare ko nabo uwo bari bagemuriye atari we bari bagiye guha ibiryo ako kanya. Mama niko kuba yambwira ati natwe ntabwo twigeze tubasha kuba twarya, ati ndakeka turi buze kuba twasangira. Ahangaha kati agatangira kuba kakikuzwa mu nda nk'akantu gashonje. Umukobwa niko kuba yababwira ati rero mubirye, ati ngewe meze neza. Mama niko kuba yambwira ati ariko wariye ko turi buze kuba twasangira ko ari byinshi, ati ko utari buze kuba wabimara. Nyiramwiza nawe ati ati burya ati ngewe ndaza kuba nakirira rwose, ati ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Barakwereka ahangaha Nyiramwiza atangiye kuba yakenjoyinga ikirya ahangaha rwose. Yari kuba yamwitegereza avuga ati ariko iki gikobwa ati kubera iki gikomeje kuba cyatwivangira mu mipango nk'indyarya. Mama ahangaha yakomezaga yitegereza umukobwa, agatangira kuba yakisetsa rwose amubwira ati ibyo biryo biraryohereye, ati ndatekereza uri kuba wabyishimira. Umukobwa nk'umuntu uzi ubwenge ahangaha nawe niko kuba yakitegereza umukecuru ahangaha, atangira kuba yamubaza ati ariko iyo myenda ufite ati ni iki ko mbona ufite imyenda myinshi? Umukecuru niko gukomeza amubwira ati nakubwiye ngo ubwo umuhungu wanjye cyangwa se umusore wanjye adahari ngo akomeze kuba yakwitaho, ati ubu ngubu ni njye ngomba kuba nakomeza kuba nakureberera ndetse nkakwitaho, ati kuko urabizi ati uri umukobwa wanjye rwose. Umukobwa nawe wari uri ahangaha yakomeje yirira abona ukuntu bari kuba bahererekanya, akababwira ati ati nababwira iki? Niko kuba yakuramo ahangaha ikoti ngo amwambike, kureba hari harimo twa tuntu tugerageza kuba twatanga ubushyuhe ku muntu uri ahantu hakonje. Umukobwa niko kuba yabitegereza, atangira kuba yababaza ati se n'ibyo bintu bishyuhisha umuntu? Ati ni njye mwari mubizaniye. Umukecuru ahangaha atangiye kuba amubwira ati
ngiye ntago meze neza ati nanjye ndarwaye buriya ati tiya niwe wabikubwira. Tiya nawe akikiriza aseka, ariko mwibuke neza aba bose bari bifitiye imipangu barimo. Tiya niko gutangira kubabwira ati yego rwose mama wacu ntago ameze neza, ati afite akabazo porobureme. Ikibazo porobureme niba ari igiki? Niko kuba yambwira ati ahubwo ati ugombe kuba wafata iyo miti yawe rwose ukaba wayikoresha. Mama ahangaha niko gutangira kwimokozwa, avuga ati se ubu ngubu noneho ati biraza kuba byagenda gutera, ati ndatekereza nanjye ntangiye kuba narwara cyane. Umukobwa ahangaha we yakomeza agaseka, kagase kurenzaho inyuma y'intuza y'umubabaro, ndetse ababwira ati ibyo rwose ati nta kibazo, ati mugomba kuba mwakita. Ati ahangaha nawe yatangiye kubambwira ati ariko ndatekereza umwanya umaze ahangaha, ati ugombe kuba unaniwe ujya kuruhuka. Umukobwa yahise ahaguruka ava aho ngaho, ariko akagenda bitegereza, yagera imbere akongera agahindukira agaseka, ababwira ati kagaseka umuntu arenze inyuma y'akababaro. Ahangaha amaze kuba yagenda, barakwereka cya gisore cyacu kiyapanze urupfu rwacyo, ubanza noneho igihe cyari cyageze kiri kuba cyahura n'urupfu. Bidatinze ahangaha mama yarinjiye ndetse azana indi shati, arangije igisore niko kuba cyambwira ati mama ati ndarambiwe rwose sinyishaka gukina iyi mikino. Mama niko kuba yambwira ati ndakwinginze fata ahangaha ibi ngibi, ati biraza kuba byagushuhisha rwose, biraza kuba byagufasha. Ariko bigaragare ko Sam ahangaha yari ari kuribwa cyane. Mama amubwira ati komeza wihangane harabura umunsi umwe, ati 5,000,000 wowe ati urumva twazihomba. Tiyawe yari ari kuba yambwira ati irya rwose irya byinshi, ati ndashaka ngo ube warya, ati nibwo uri buze kuba wamera neza. Sam yatangiye kuba yarya, ariko ahangaha kondisiyo yari arimo yari mbi cyane rwose, ku buryo yari iri kuba yagera ku munsi wo kuba yapfa wiwe. Ahangaha Tiya nk'umugore we yakomeje kuba yababara. Mama niko kumwegera aramubwira ati mwana wanjye, ati kukubona uri muri iyi situwasiyo nanjye biri kuba byambangamira. Kumva umusore bigaragare ko n'amenyo yari yabashije kuba afite ikibazo yafatanye rwose, atari kubasha kuba yarya. Ndetse yakomeje agabwira mama we ati mama ubu buzima ndaburambiwe, ati ndashaka kuba nakitahira nkajya mu rugo. Mama niko kuba yamukubita urushyi kamwe bita kanguka, aramubwira ati ariko wacyana we, ati ufite ikihe kibazo? Ati ubundi ibintu birya abantu bihanganye, ati urabona ikarita ko nyifite, ati kode nzayibona ku munsi w'ejo, ati nibwo rero ugomba kuba wahita usohokamo ahangaha. Umusore niko kuba yayifataho. Mama aramubwira ati umukino wo gusikaminga abantu, ati ntabwo uba woroshye bisaba ibitambo. Umusore niko kuba yambwira ati mama, ati ku bwawe nanjye niyo mpamvu nemeye kuba nakora ibingibi rwose, kandi ndizera ko tuzabasha kuba twabicamo. Uyu muryango rwose n'amafaranga rwari rwarahize, ku buryo biyemeje kuba bafaburika ibintu ndetse bakabeshya ko umusore ahangaha yapfuye. Ese muri gutekereza biri buze kuba byarangira gute? Ese uyu musore araza kuba yarakoka ibingibi? Mama niko kuba yatanga akanya ngo asigarane n'umugore we Tiya wari umugore we muri iyo minsi. Kumbe yari asize ikarita. Mama agaruka ahangaha, umusore amuhamagaye. Mama mu kugaruka aramubwira ati mwana wanjye ugomba kuba wakomera, ati igihe turimo ati nicyo kuba twakizirika umukanda rwose, ati kandi urabizi ari amafaranga turayakeneye. Tiya wahangaha yakomezaga abwira umugabo ati ugomba kuba warya Samu, ati kandi urabizi udahari nta buzima ndagukeneye. Nawe yari ari kuba yakonja, niko kuba yasiga umusore aho ngaho. Igisore gisigara kivuga ati ese ibi ngibi noneho ndaza kuba nabicamo, ati biraza kuba byarangira gute ko ndi kumva ubuzima buri kundangirana. Barakwereka mu gatondo bagarutse kuba basura umusore wabo, ndetse bagaruka kuba bareba ukuntu ameze. Kumbe kugira ahangaha mu bwoba bwatangiye kuba bwamwica, atangira kuba yahamagara ati mwana wanjye, ati Samu. Kumbe Samu noneho nta nubwo yari ari kuba yakinyeganyeza cyangwa se ngo abe yagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ari kuba yakumva cyangwa se ari kureba. Mama yatangiye kuba yarira ahangaha avuga ati mwana wanjye ubu ngubu, ati sinyishaka ya mafaranga cyangwa se za 5,000,000 sinyizishaka, ati ndakwinginze kanguka. Umusore Tiya sori nako umukobwa Tiya yatangiye kuba yabwira mama ati ibi ngibi ntabwo bishoboka, ati reka nze nkwereke tubeshe kuba twamukangura. Mama ahangaha we
yatangiye kuba yarira avuga ati ubu ngubu byarangiye, we n'umukobwa atiya cyangwa se umwe n'umukobwa umukazana we bari bafatanyije akagambane, barafatanyije baramuhagurutsa, umukobwa atangira kuba yamukubita twa dushyi tumwe bita kanguka, kumbe kuzimukubita kureba neza ahangaha umusore bigaragare ko yari yagagaye rwose atabasha no kuba yareba cyangwa se yakanguka. Umukobwa niko kuba yakikokinga kunja ingumi, arangije niko kuba yayimutikura, umusore yikoza hirya yigarura hino, arangije atangira kuba yagarura k'ubuzima. Mama nawe ahangaha niko gukomeza arira ahamagara ati Samu, ati Samu kanguka. Kumbe Samu yari agarutse ubuzima, abwira mama wiwe ati noneho ndabyemeye nari ngeze aho bikomeye rwose, ati baze ko ntabashaga kuba nahumeka cyangwa se nk'utekerezeho. Mama niko ko yambwira ati mwana wanjye tuza, ati humura uraza kuba wabaho, ati uraza kuba waba muzima. Icyana ati mama, ati nari impangayitse rwose, natekereje ko ntazongera kubasha kuba nakubona, ati bigaragare ko ngiye kuba napfa ku buzima kari kuba kakanga rwose. Mbahangatiya yatangiye kuba yamubwira ati ibi byose sheri, ati ugomba kuba wabishinjira bici, sinzi niba ijambo bici bisobanuye iki, njye ntabwo mbizi sinize. Umukobwa niko gutangira kuba yamukuraho amubwira ati rwose iriya bici niyo ugomba kuba washinja kuba ubuzima bwawe bugeze ahangaha. Mama nawe akunga murye, umusore niko gutangira kuba yavuga ati nimara kuba nabona amafaranga, ati nimara kuba nabona amafaranga, ati kiriya kikobwa nzabasha kuba ahita yitsamura rwose, bigaragare ko ibyo yari agiye kuvuga byari amahano. Kureba ahangaha hari isanduku yiwe yari yamutunganyirijwe cyangwa se yamuteguriye, arangije ahindukiye kureba hirya ati sanduku, ati siriya sanduku, ati ni iyanjye rwose, ati niyo mugiye kuba mwanshyiramo. Mama ati yego rwose, ati iriya sanduku ni iyawe. Igisore niko kuba cyahindukira kireba mama wacyo, kirangije kiramubwira ati mama, ati ariko urabizi ko ngendewe nda amaraso yawe neza neza naguturutse mu nda, ati none urashaka ko muje kuba cyangwa se mujya kuba mwankingura ndi muzima ndi kumva. Mugenzi byari bibabaje ndetse kuba bari barapanze urupfu ndetse bakaba barabigishije kuri uru rwego. Igisore cyabonye isanduku hariya gitangira kuba cyarira rwose. Mama niko kuba yakibwira ati ariko nakubwiye ngo ugomba kuba watuza warwana we, ati abihanganye barya ibihiye ndetse abarambiwe batashye, ati kandi nakubwiye ngo uyu mukino wo kuba wasikabiga abantu, ati ntabwo uba woroshye, ati se wakekaga ko biri buze kuba byatworohera. Umusore yatangiye kuba yavuga ati mama, ati ndabinginze mundeke njye mu rugo, ati sinshaka kuba napfira ahangaha, ati sinshaka ko munkingura ndi muzima. Mama niko kuba yakubita umwana w'urushyi, arangije aramubwira ati ariko waruzingo we, atari njye nawe wabyaye undi ninde. Bigaragare ko mama ahangaha we imbere y'ubuzima yari ahashyize amafaranga ndetse icyo yishakiraga ari amafaranga. Niko kuba yabwira ati mereza wa musosi twamuzaniye, ati uraza kuba wagufasha kuba wamera neza, ati zana wa musosi tumuhe. Tiya nawe yitegerezaga umumama n'umwana w'ahangaha, ati ariko mwicunge mugende muri maso. Bigaragare ko nawe atari yatangiye kwishimira ibyo umukecuru yari ari kuba yakora. Barakwereka ahangaha umukobwa nawe yihuse yaragiye azana wa musosi, ndetse umukecuru atangira kuba yahuhaho abwira umwana we ati mwana wanjye, ati nk'uyu musosi rwose ndabizi uraza kuba wagufasha kumva utuje. Mama niko gukomeza amuha ndetse amubwira ati ubu ngubu, ati ndatekereza uri kuba wakiyumva. Umusore Samu niko kuba yahindukira arangije abwira mama we ati mama aturi uwa mbere, ati ndi kumva kameze neza rwose. Kumva akimara kunywa k'umucuzi cyangwa se umusosi, yatangiye kuba yakumva ibindi bitekerezo cyangwa se ibitekerezo bitari aho ngaho rwose, yashaka kuba yahita asinzira. Mama niko kuba yazangaha arangije amufata aramubwira ati mwana wanjye, ati ndatekereza ari cyo gihe cyo kuba waryama ukaruhuka, ati ndetse ukumva kuri wenyine ndetse ukumva bimeze neza. Umukobwa niko kuba yabwira mama we ati atari ko iyi sosi umuhaye, ati wayiroze. Umukecuru niko kuba yambwira ati buri mubyeyi wese abaza umwana we cyangwa se abaza uko agomba kuba yatwara umwana we, ati iyo ntaza kuba namushyiriyemo ibiza kuba byamusinziriza, ati ntabwo yari kwemera kuba yakorana natwe. Nawe unyumvire imitekerereze y'umukecuru ahangaha
cyane ko gutangira kuyabaza mama we ati ntabwo natekereza ko ariwe uri gukora ibi ngibi. Umukecuru niko kuba yahindukira arangije amubwira ati we tuza rwose, ati wipanike ibintu cyangwa se ngo bishyire ku rwego bitariho, ati niba nakoze ibi ngibi ati nzi uko ndi bubashe no kuba nabikemura bidatinze. Nk'uwari wapfuye ahangaha baje kuba bamushengerera, niba ari uko umushengerera simbizi, ndetse n'umukobwa niwe wari uri ahangaha imbere afashe ifoto y'umuntu wapfuye, ndetse ahangaha rwose amarira yari yose, ndetse bagenda bajya aho bagiye kuba bamushyingura. Nsanga bigaragare ko umunsi w'ikirori cyangwa se umunsi w'ikirori cyo kuba bashyingura umusore wari wageze, ndetse niko kuba bamushyira mu isanduku. ahangaha batangira kuba bamumanura mu cyobo. ahangaha mama yatangiye kuba yakivugisha ati mwana wanjye rwose uruhukire mu mahoro, ati kandi urabizi mama aragukunda abahari ku bwawe. Yatangiye kuba yavuga ati ariko iyi mikino ati aho igeze ngiye sindi kuba nayikunda, ati ngiye ntabwo nyishaka rwose, ati kubera iki ibi ngibi biri kuba ku muryango wanjye. Umukecuru niko kuba yamwereka ikarita, arangije aramubwira ati nimara kuba nabona amafaranga ati byose biri buze kuba byahinduka, ati uyu mukobwa nta kintu ari bubashe gukomeza kuba yambwira. Ubundi amafaranga kuri iyi si niyo ntwaro yonyine ishobora kuba yatandukanya abantu, cyangwa se ngo umugore akaba yashwanisha abantu. Mbibutse uyu mugabo uri ahangaha Samu, ibyo yari agiye kuba yazira yari amakosa yiwe yakoze yo kubeshya umugore w'imyaka 5 yose yari amaze batabonana ngo yarapfuye, mu gihe bari bamaze kubonana bagahura ari kuba yakishakira undi mugore, ndetse bavuye kuba bakora ubukwe. ahangaha bose batangiye gucuranga injyana imwe, ya njyana iba igaragaza abantu bafite akababaro cyangwa se bari kuba barira. Umukobwa niko kuba yabwira abasore bari bari aho ngaho ati ndatekereza akanya ko kuba twarira karangiye, ati mutangire kuba mwamushyingura. Mama niko kuvuga ati ngo iki? Umukobwa niko kuba yahindukira arangije atangira kubabwira mama we ati ese mama ufite ikihe kibazo? Ati ko ndi kumva byagucanze. Mama niko kuba yazanga yiruka atangira kuba yakaka igitiyo cyangwa se cya kimintuza kimwe bafatisha ibitaka bari kubijugunya mu cyobo. Barangije abwira umukobwa ati ndatekereza umwana wanjye ngomba kuba namwishyingurira. Ndetse mama ahangaha yavugaga ko arabuze kuba yakiraho itaka rikeya cyangwa se gatoya kugira ngo abone uko aza kuba yarikuraho byoroshye. Ese mwe muri gutekereza uyu musore wacu Samu ari buze kuba yarakoka cyangwa ibyo biri buze kuba byarangirira ahangaha? Umukobwa nawe ahangaha yaje yiruka atangira kuba yabwira mama Samu ati ndatekereza ibi ngibi rwose atari ngombwa kuba wabikora, ati byakuvuna byihorere. Niko kuba yaza ahangaha mwambura igitiyo. Arangije mukecuru atangira kuba yaseka avuga ati ubwo kumuhamba bivuyeho rwose. Umukobwa yarababwiye ati mwimuna agahitaka, ati ntago ari byiza niko kuba yakikoma mu ntoki cyangwa se mu mashyi. Kumbe ya modoka ijya imisenyi ndetse na sima n'amabuye igacira beto yahise iza muri ako kanya, ndetse iziri kuba yakaraga beto umunwa uri ahantu neza neza wa musore wacu aryamye. Saa Nyiramwiza yatangiye kuba yababwira ati mama erega ntago nashaka ko twivunisha, ati imikino yanyu murimo ndayizi, ati ningere niyo mpamvu ati nazanye imashini igomba kuba yatworohereza rwose. Mama niko kuba yakongera kwitegereza umwobo umwana we yari aryamyemo. Umukobwa aramubwira ati ndabizi neza ngewe, ati amafaranga kuri uyu musore we cyangwa se umugabo wanjye Samu, ati ntabwo yari ikibazo, ati rero niyo mpamvu ngomba kuba nabyoroshye akaba yataha mu maguru umugabo wanjye. Ati sinagusezeranyije ko nyuma y'ibi ngibi utazabasha kuba wagira ikibazo, nzabasha kuba nakwitaho. Mugenzi mwibuke uyu mukobwa ubwo yajyaga kuba kongera guhura na Samu bahuye ari kumwe n'uyu mukobwa atiya, ndetse amubwira ko ibyo yakoze amushimira ko agiye kuba yakiberaho ubuzima bworoshye we n'umugabo we. ahangaha mama yatangiye kuba yamubwira ati ariko ibi ngibi byose ni ngombwa. Ndetse mwibuke umukobwa wacu uri ahangaha Alice cyangwa se Sori Nyiramwiza ajya kuva mu bitaro yaravuze ati ubwo mbashije kuba nazuka cyangwa se Imana impaye ubundi buzima, ati ngomba kuba nakihorera, ati ngomba kuba nakihorera rwose uriya musore wambeshye ngo yarapfuye, ati ngomba kuba namuha urupfu rw'iwe agahura n'urupfu rw'iwe rwa nyarwo. Bidatinze ahangaha ya modoka yatangiye kuba yacarira cyangwa se yanyara beto, ndetse beto igenda imanuka ku musore cyangwa se ku mubiri w'umusore aho wari uri mu sanduku yiwe, ndetse yakomeje imanuka
mama avuga ati sintekereza ko ibi ngibi biri kuba byaba, ati sintekereza ko biri kuba ku mwana wanjye. Niko kuba yakomeza asakuza ati murekeraho, ati murekeraho ndabinginze mureke kuba mwanyicira umwana. Naho umukobwa we yakomezaga amubwira ko agomba kuba byarangira uyu munsi, ati se simwambwiye ko uyu muhungu yapfuye n'ubundi. Ndetse aha ngaha ubuzima bw'umusore wacu Sam bwari bugiye kuba bwarangira kubera akantu gatoya k'ikarita cyangwa se kode bashakaga iriho amafaranga ku karita. Umukobwa ati yatangiye kubambwira ati sinatekerezaga ko byagera aha ngaha cyangwa se biri buze kuba byagera kuri uru rwego. Ati suriseri urashaka kuba wakiciye umusore Sam biriseriye. Mama we yari ari aho ngaho ari kuba yareba, ariko reba ukuntu yari kuba yakibwejaguza imbere y'umukobwa. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo rwose, ati sawa reka tubyihorere, ati reka turekere aha ngaha. Ati ariko niko kuba yababwira ati ubundi kode ifunguriye ikarita, ati umubare uherwa cyangwa se utangira, ati ni 5. Bati ni 5. Umukecuru ndetse nawe yari ategereje ko umukobwa abasha kuba yamwandikira cyangwa se yamuha kode ifungura ya karita. Babwira ko guhemuka atari byiza, ndetse n'ujya utekereza kuba wahemukira umuntu jya utekereza 2 ndetse na 3, utekereza ikiri buze kuba cyakurikira cyangwa se ikintu kiri buze kuba cyavamo. Uyu musore Sam kubera gukunda amafaranga yabashije kuba yakina umukino agaragaza ko yapfuye, nyamara kandi yari muzima. Biza kurangira bamukoreye igikorwa cyangwa se bamuhaye isomo ryo kuba igomba kuba yakiga nubwo yari yapfuye. Ahangaha umukobwa icyo yashakaga yari amajije kuba yakigeraho, ndetse amajije kuba yashyingura umusore nk'uko yari yabyisezeranyije, avuga ati ndaza kuba nakora icyo nshoboye cyose uyu musore wambeshye cyangwa se wagerageje kuba yakinisha amarangamutima yanjye mbe namushyingura ari muzima. Ahangaha bakomeje gutongana, ariko wari wagiye yari yagiye, ndetse umukobwa yari asoje icyo yari yiyemeje kuba yakora. Mwibutsa ko wadukorera subscribe n'ubu utarayikora, ndetse ujye no muri comment tubwire uko wabonye iyi nkuru yacu, ndetse utubwire n'isomo ibashe kuba yagusigira, ndetse ukore subscribe utazajya ucika inkuru nk'izi ngizi zigira aho zituvana mu buzima cyangwa se amasomo zitwigisha, ndetse zikagira n'aho zitugeza. Kandi ntiyibagirwe kuba kandira kuri like ndetse no kudukorera share ku bantu bawe. Ibya Sam ni uko nguko byarangiye, ndetse murabizi iby'ubuzima bw'abagambanyi cyangwa se abantu bakora ibintu bitari byiza iteka ryose ntabwo bijya birangira neza. Mama washakaga amafaranga nawe byarangiye ahangaha ari kurira, ndetse n'uwari kuzaba umugore w'umusore ahazaza atiya, bose bari kuba barira ahangaha kuko umusore ubuzima bwe bwari burangiye rwose. Ahangaha ari se wacu nawe yararize mu rwego rwo kuba yagaragaza ko ibingibi rwose bimugizeho ingaruka. Ndetse mwibuke neza byose byari byabaye byari umupango wiwe, ndetse ahangaha yararize avuga ati ntago byashoboka ko umugabo wanjye agiye, ati si ibingibi, ati ni njye biri kuba byabaho. Kumbe yapfukamye aho ngaho umukecuru n'umukobwa avuga ati ese amafaranga yo araza kuba yayaduha? Mbese mwumva bari ahangaha bo icyari gikomeje kuba cyabahangayikisha yari amafaranga. Ariko umukobwa yegeye ahangaha aravuga ati ibyo nashakaga n'ubundi igihe nabigezeho, ati ibyo nashakaga rwose byakunze, ati rero ati nta mpamvu yo gukomeza kuba nagaragaza ko mbabaye kandi bishimishije. Ariko uzi kuba umuntu yaraguhemukiye ukajya kuba umukene cyangwa se ukaba wajya kuba mu buzima bwo ku muhanda ugerageza kuba wakishyura amadeni yiwe, kandi yitwa ngo ni muzima ariko yifitiye ubundi buzima arimo. Ahangaha umukobwa yaratangiye, we yagombaga kuba yava aho ngaho akaba yajya kuba yakitangirira ubuzima bushyashya. Kumbe mu masaha munatiya basigaye ahangaha bamuvumira ku gahera, bamubwira ati genda wa murozi we. Kumbe mukecuru ka gacupa gatanga umwuka yatekerezaga cyangwa se ka kaboboni gato yatekerezaga ko yatanze, barakwereka umukobwa wacu nyiramwiza ahangaha yari agafite, ari kugenda yipuriza avuga ati namwe musigare murwana n'umurambo wanyu, ati n'ubundi mwari mwarambeshye ko yapfuye. Mukecuru niko kuba yamubona aramubwira ati ariko wa mukobwa we, ati mbanza kimwemo uri umurozi, ati guta ako kantu waba ugafite. Umukobwa niko kuba yambwira ati
none se akantu gatanga umwuka, ati mwari mwakamuhaye ngo aze kuba yakamaze iki? Ati ko n'ubundi yapfuye, Samu ibye byari birangiye. Si ubugugu, gukunda amafaranga no gushyira imbere amafaranga nibyo byari bibashije kuba byamukoraho, ndetse avuye mu buzima kubera imikino yari yakinnye na mama wiwe yo kuba yabeshya cyangwa se yagaragaza ko yapfuye. Abangaba basigaye ahangaha barira. Umukobwa niko kuba yababwira ati abanyabyaha baba bagomba kuba bahura n'urubakwiye bagahura n'ibyaha byabo. Ndatekereza ibyo ngibyo ari ibintu muzi rwose ntakagombye kuba nsubiramo ngo ndi kuba nabigisha. Ati rero mube murwana n'umurambo wanyu cyangwa se n'umuntu wanyu ngiye ndi mbaye nigendeye. Abangaba bakomeje barira ndetse barira cyane bataka, ariko uwagiye yari yagiye.